Muri iyi video tugiye kurebera hamwe impamvu ufollowinga abantu kuri TikTok bikanga. Hari umuntu wambajije impamvu mw'iyi minsi afollowinga abantu bikanga kuri account ye ya TikTok. Aha rero tugiye kureba zimwe mu mpamvu zibitera. Icya mbere gishobora kuba ari network connection cyangwa se network uri gukoresha ikaba itameze neza. Icya kabiri bishobora guterwa nuko wafollowinze abantu benshi, umubare ntarengwa ukaba wageze, icyo gihe ntago kongera gufollowinga umuntu bikunda. Ikindi cya gatatu, ushobora kuba uri gufollowinga umuntu wakuborotse, izo mpamvu nazo zo zishobora kubitera. Ikindi rero nuko ushobora kuba uri gukoresha application itari update, ugasanga uri gukoresha TikTok itari update ya kera, ugasanga nayo ishobora gukora nabi. Ikindi nuko ushobora kuba hari nk'amabwiriza wishe cyangwa se ibintu runaka wishe bijyanye n'amahame ya TikTok, nabwo bakaba baraguhagarikiye nyine kuba wafollowinga abantu. Ikindi ni ugukoresha VPN. VPN rimwe na rimwe nazo hari igihe account cyangwa se urubuga rwa TikTok, iyo uri gukoresha VPN hari igihe nabwo usanga account yawe bagenda bayihagarika gukora ibintu bimwe na bimwe. Ikindi kandi gishobora guterwa n'amaseriveri ya TikTok, nayo ashobora kugira ikibazo kuko nabo n'ibyuma by'abantu kandi byakozwe n'abantu, nabo rero systeme zabo zishobora kugira ikibazo, icyo gihe TikTok nayo ishobora gukora nabi. Indi mpamvu ishobora kubitera ni ibyo bita spam behavior, kwa kundi niba uri gufollowinga abantu ako kanya ugahita wongera ugakora unfollow, biriya nabyo buriya ntago ari sawa, ntago ari byiza. TikTok yawe cyangwa se urubuga rwa TikTok rushobora kuba rwaguta mu bihano nyine, rukagufatira imyanzuro imwe n'imwe. Ikindi nuko nanone hari igihe uba ugomba kureba niba nta mabwiriza mashyashya cyangwa se amategeko mashyashya ari muri notification yawe, ukaba wareba niba nta kintu na kimwe wishe. Ni gute rero wabikemura cyangwa se wakora iki? Icya mbere ni ukureba niba wenda ufite connection nzima, internet connection niba imeze neza, ukabanza ukayicekinga. Niba uri gukoresha wifi ugaswitchinga ugakoresha amadata, niba uri gukoresha amadata ugaswitchinga ukajya kuri wifi ukareba. Ikindi nuko wareba niba utarengeje limite y'abantu uri gufollowinga, ukareba niba utabarengeje. Ikindi nuko wafata account yawe ya TikTok ugakora logout, kongera ugakora login, ukareba ko bikunda. Hari igihe nk'ibintu runaka biba byanze kuri TikTok ugasanga iri gukora nabi, ushobora gukora logout kongera ugakora login, nabwo bishobora gukunda. Ikindi ushobora kugerageza, ushobora updatinga TikTok yawe. Ikindi nanone ushobora kugerageza ni ugukora uninstall ukongera ugakora install. Ni ukuvuga ngo TikTok yawe niba iri gukora nabi, ushobora kuyivanamo ugakora uninstall, ukayivanamo ukongera ukajya aho ushakira ama application, niba ari muri Play Store, niba ari App Store, ukongera ukayishyira muri telefone yawe. Ikindi ni ugucekinga account status, ukareba niba nta restriction baguhaye cyangwa se ibintu bimwe runaka nyine bagiye bakubuza cyangwa se ibihano bagiye bagutamo, ukareba nyine hamwe na hamwe ukaba warekarama. Ikindi nuko mu gihe uri gukoresha VPN wenda ugabona TikTok yawe iri gukora nabi, VPN ushobora kuyizimya cyangwa se ukayikuraho, kuko nayo ishobora gutuma TikTok ikora nabi. Ikindi kandi ni ukwirinda ibyo bita spam like. Spam liking ni kwa kundi ujya kuri account y'umuntu ukaba wamuha like kuri video ze mu gihe gito cyane utanarebye. Nawe ugiye kuri account y'umuntu, uragiye ntuyitegereje video, ntuzirebye, uramanutse ugenda urayikinga. Biriya rero bishobora gushyira account yawe mu bibazo rwose. Mw'abantu mwe mujye mwirinda ibintu bya spam liking. Ikindi rero nuko ugomba guhora ureba nyine ugacekinga update zo kuri TikTok
na rules, n'ibyo bita rules and guidelines. Aha sinzi ukuntu nabivuga, ariko ni nk'amategeko cyangwa se amabwiriza. Buri rubuga rugira amabwiriza rugenga n'amategeko uba ugomba kugenderaho kugira ngo urubuga rwabo urugumeho nta nkomyi. Mu gihe rero utabyubahirije, icyo gihe urubuga ruguta mu bihano. Rero maze kukubwira biramutse byanze ni ikihe kindi wakora. Uzaza kuri TikTok yawe uyifungure, ubundi utegereze. Namara gutegereza uzaza kuri profile uhakore. Numara gukora kuri profile yawe uzazamuka hano hejuru. Numara kuzamuka hano hejuru uzaza muri settings and privacy. Nuza muri settings and privacy uzamanuka ugere pfino paka ugeze ahantu handitse ngo report a problem. Numara kugera ahanditse report a problem utegereze ko hafunguka. Hazafunguka utuntu twinshi dutandukanye. Rero nuvuga ngo nka bimwe narindi kukubwira, bimwe bigiye birimo hano. Uzaza kuri interaction, ushaka nko gusoma impamvu, uze muri flow, hano handitse flow uhakore. Ngo bagenda bakubwira ibintu by'ibibazo bitandukanye uhura nabyo n'uburyo wabikemura. Urugero, twashakaga gukemura ikibazo cya enable to flow a user. Ahangaha niho uzakora kuko nicyo kibazo twe dufite. Ubwo nawe ufite ikindi kibazo kuri TikTok wakanda aho ushaka, uzategereza rero kwafunguka. Nyamara gutegereza urabona ko bimwe nakubwiraga harimo kwitegereza connection yawe, ukaba wava kuri wifi ukajya kuri data ukareba niba atari ikibazo cya connection, ugakora ibyo bita clear caches. Hahandi haba harimo nk'ibintu runaka biri gutuma TikTok yawe idakora neza. Hari gukora restart ya TikTok, ukaba wayirestartinga, ukaba wakora install n'ibindi bitandukanye. Urabona rero nabo baba baguhaye uburyo wagerageza. Ubwo rero reka tugaruke inyuma. Nitugaruka inyuma ahandi twatangiriye muri report problem, iyo bira bintu ugiye ukabisoma bakubwiye wakora byanze byose, uraza ukajya hano hasi, ukajya hano handitse ngo submit a report. Ugategereza naho. Iyo ugeze hano rero ukora iki? Ni ukuvuga ngo nka cya kibazo wari ufite, uzagerageza ufate screenshot ya video yawe cyangwa se ufate screen recording. Uzaza rero hano ubabwira ikibazo ufite. Ubwo uzandika mu cyongereza cyiza ikibazo wahuye nacyo kuri TikTok. Nurangiza niba wafashe screenshot uri kubereka nuko bimeze, uzashyira hano amafoto agera nko kuri 4, ubona maximum 4. Hano naho ushobora gushyiraho screen recording, video wafashe kuri screen yawe bitewe nuko application n'ikibazo wagize nabwo ukaba wayishyiraho. Iyo umaze kubishyiraho rero hari ahantu hano hasi handitse submit, wanditse washyize ayo mafoto ushaka cyangwa se na video ubereka uko bimeze, ukora submit. Ariko ikintu nanone ndaba bari kutubwira, wirinda gushyiramo personal information. Ni nk'aya makuru abakwerekeyeho nyine ashobora gutuma nk'abantu bakwinjirira, ntabwo yose uyashyiramo. Nyine ugerageza ukirinda kunyanyagiza imyirondoro yawe cyangwa se kubasharinga imyirondoro yawe, kuko bishobora kurangira
abantu bakwinjiriye kandi atari byiza. Ubwo rero nibyo ukora iyo biriya byose byanze, byo gukora amarisitati, byo kwapudetinga, ni ubu buryo bundi uzakoresha, ubundi ugategereza ko ikibazo cyawe gikemuka. Ubwo ni uburyo rero wakoresha uramutse akawunti yawe ya TikTok yagize ibibazo, utari guforowinga abantu ngo bikunde, ubona bitari kwemera.